Muraho nongeye kubasuhuza mumeze mute munyihanganire ijwi ryanjye kubera narwaye ibicurane ariko turagendana. Uyu munsi tugiye gukora imisatsi ihinnye, imwe ya karo heya, imwe yizinze. Ufata menshi yose ukayikatamo kabiri, biterwa na taye ushaka, niba ushaka birebire, niba ushaka bigufi ukata bigufiya nyine, ariko njye nayikasemo muri mwatse yayo. Noneho ukoresha imiheha, ugafata ugakuraho menshi ushaka, urugero ushaka, warangiza ukazingira ku muheha. Uzingira ku muheha, murabireba uko ngiye kubikora, nawe ubikoze uko ngiye kubikora rwose, imisatsi ni izinze rwose, ntabwo wongera kujya gutakaza amafaranga yawe uyigura pe. Urazinga ku mutwe hariya hejuru, ugahita ufatisha, ugahita ugahina agaheha, ukagahina kugira ngo ugafatishe n'imisatsi, ubundi ugashyiraho kano kantu gafatisha imisatsi nyine ugafunga kugira ngo bitaza guhambuka. Ushobora no gukoresha, hari ubuntu bw'ubufimbo nanone bakoresha buri noir, ushobora kububona cyangwa bw'izindi couleur, ukahafatisha kugira ngo hadahambuka. Ubundi ukagenda uzungurutsa ku muheha, ukagenda uzungurutsa. Njye ndashaka ibirebire, niyo mpamvu imiheha yanjye nayiteranyije kugira ngo ube muremure, ntabwo nabonye imiheha miremire. Urazungurutsa paka urangije umusatsi wawe, noneho hahandi ku mutwe naho hasigaye ukahafunga n'ako kantu nyine ako ufite ako ari ko kose wafungisha imisatsi, ashobora kuba ari agafimbo cyangwa se ari utwo tuntu dufunga imisatsi, ni ukugira ngo gusa bitaza guhambuka nyine. Noneho iyo usoje nyine urahina umuheha, warangiza ugafatisha akantu nyine. Numva nyine muragenda mbereka izindi zose ukuntu nazizinze, noneho turaza kugaruka duhure nyine mbereke zose nazirangije ukuntu bimeze. Nebe uko nyine ufunga kugira ngo bitaza guhambuka, kubera ko bihambutse ntabwo twabasha kubizungurukizaho. Nyine ufunga hariya kugira ngo ubashe kuzungurutsaho umusatsi wawe nyine bidafungutse. Tukamara gufunga, reba rwose ukuntu tuba dufite igisuko cyiza, ukabibona neza ko wagihambiye neza nyine, kugira ngo kitaza guhambuka. Tukaba turarangije. Nakoresheje bikeya kugira ngo mbereke, ariko nyuma ndaza kongera nzinga ibindi kugira ngo nze kubona ibyasuka umutwe wose. Nazinze ibintu 50, nazinze ibintu 50, kubera ko nshaka umutwe wose. Mberetse gusa bino bikeya kugira ngo namwe mubone uko mubigenza, kubera ko ntabwo twakora ibintu 50 ngo tubirangize kuri kamera, amasaha yaba menshi. Ugahita ufata umukasi ugakata twa tundi two hejuru, turiya dusatsi twarenzeho hejuru, kubera ko n'ubundi nuza kubikora ntabwo turi buze gufatwa, kubera ko turarenga nyine, kugira ngo nyine bigire isuku nyine ibintu byacu. Ugakata ukabikata neza, utuntu tw'udusatsi turengaho twose ukadukata kugira ngo bitaza kwisobanya. Utwo dusatsi tuba turengaho ku ruhande tuba twashobora kwisobanya. Noneho iyo urangije gutegura ibintu byawe ukabikata neza, uhita ufata amazi, ugashyushya amazi, ukayareka agatogota,
agatogota. Yamara gutogota amazi nyine asanzwe, yamara gutogota, dore ngayo nyine yashyize mu ibasi, amazi yanjye yabaye yamaze gushya, noneho ugafata ugahita ushyiramo ikintu bita kondishona heri. Ntabwo ari shampo, ni kondisiyone ushyiramo nyine, ushyiramo kugira ngo bize guhumura, bize koroha, yoroshya imisatsi. Niyo ituma imisatsi yawe iri buze koroha, ntize gukomera kandi ikanahumura neza. Wamara kubivanga neza, umaze gushyiramo kondishoni yawe, umaze kuyivanga neza, ugahita ushyiramo imisatsi yawe, ukayishyiramo yose, ukayishyiramo mu mazi ashyushye nyine, kubera ko ayo mazi ashyushye niyo ari buze kuyifata ikagumya ifite iyo forume twayihaye yo kuyizinga nyine. Amazi ashyushye burya niyo atuma aguma muri iyo forume yayo yo kuyizinga. Noneho tukavanga ku buryo amazi ajya ahantu hose, urabibona uko ndi kubigenza. Navanze hose, ndazunguza paka buri kimwe cyose gifashe amazi, kubera ko bidafashe amazi neza ntabwo byaza kuvamo neza, ntabwo byaza gukunda nyine. Urabibona, ukavanga, warangiza ugafata akayisume kawe gatoya, ukabikura muri ya mazi, ukagenda ubishyiraho nyine kugira ngo bize kumuka nyine. Ushobora no kuba ufite ikintu kibyumutsa, ukaba wabidarayinga nyine kugira ngo niba ushaka kubikoresha vuba, ariko njye nabikoze nijoro kugira ngo ejo mu gitondo bizabe byumye. Ndabireka nkabishyira ahantu biri budegaje ku buryo biri buze kuma. Ubonye bitaje kuma wabyumutsa nyine. Ngibyo rero imiheha yacu ni uko bimeze byumutse, noneho tugiye gukuramo kamwe kamwe tureba uko byagenze, imisatsi twabonye uko imeze. Ngiyo rero imisatsi, nguko ukuntu biba bimeze. Ukuyemo imiheha urabona ko tubonye imisatsi yacu rwose, kari heya rwose, bitatugoye. Ngiyo ni ukuntu ari myiza, iroroshye, murabibona. Noneho ugafata umukasi ugakata hahandi nyine twe twafunze burya, ko kubera ko amazi yahageze, ariko kubera hatari hazinze ntabwo habaye neza, ntabwo hizinze. Noneho ugafata umukasi ugakata imisatsi yawe rwose uko wayiteguye, ukayikata. Noneho twarangiza ngiye kubereka ukuntu natangiye kwisuka, ariko nyine munyihanganire, ibituta byanjye nasutse rwose birasekeje, ntimunseke rwose, nabyitambitsemo nyine gutyo gusa. Noneho natangiye kwisuka, murabibona, ni gusa kubereka ukuntu mwaza kubigenza. Ufata koroshi yawe, koroshi isuka nyine, ugacengezamo mu misatsi. Noneho warangiza ya misatsi yawe uyizingira ku gatoki kugira ngo uze kubasha kuyikurura neza, ukayifunga na kariya gakoroshi kugira ngo udatwara ibice, ntubashe kuwuzamura wose. Nuko rero murabibona uko wabigenza, ukamara gukurura, noneho ukaburinganiza, ukakamanura gutyo nyine imisatsi. Wongere nkora kandi urebe, ukagafata ukagahingira ku rutoki, urabibona. Warangiza ukagashyira muri ka kantu k'agakoroshi, akantu kizinze, ugafunga ku buryo bicamo neza, kubera utagafunze neza kakujomba, ntabwo byabasha gucamo neza, byakwisobanya cyangwa kagatwara mikeya.
ukayikurura ku buryo bireshya. Nuko rero murabibona, nawe wabigenza gutyo paka. Nuko rero murabibona, mwongere dukore n'icyo ngicyo murebe. Shyira muri ka gakoroshi, urabibona agakoroshi gafunga, gakurura rero imisatsi yawe. Ugafata kamwe ukagakurura kakavamo, akandi kagasigara urundi ruhande, gutyo. Urabona ko nyine nakoze twinshi, utungutu ni twinshi nakoze, tugeze muri senkana nimba tutarenga, tw'umutwe wose nyine. Wumva rero utu tuntu kujya kutugura muri magaze ntago turi munsi ya $100 cyangwa se $50, ntago turi munsi rwose. Utuntu tuba ari agapaki kaba karimo utuntu 6 twako, kandi kaba kagura nimba mperutse kureba neza, kari muri 15 gutyo, 15 $15. Noneho ukube ku buryo wasukisha umutwe wose, utuntu tuba amafaranga uba utwaye. Kandi utwo tuntu nyine tuba dusaba utwegeranye kugira ngo udasigamo umwanya, bikashinyika nyine, bisaba ubyegeranye nyine. Rero ushaka kwikorera rwose imisatsi curl hair yawe rwose ukayikorera, ukisuka. Dore nyine ndi kubereka uko mbigenza, ukabishyiramo rwose bikamara n'igihe. Nuko rero ngako nyine nkagakurura, ugira gahoro gahoro kugira ngo utaza guhambuka nyine, utaza kwivanga. Njyewe ntabwo nabitatanyije, nagasuko nyine kose kameze, ntabwo nadutatanyije. Ushatse wadutatanya ukagenda ushyiramo, ubwo uba ushaka ibe nka furo ariko yizinze nyine, bikaba byinshi ku mutwe byizinze. Ushaka kubikora uko ushaka wowe nyine. Njyewe nuko nabikoze, kandi rwose ni na byiza rwose, nawe nubishyiraho uzabikunda. Rwose uzabikunda. Ni ukwicara rwose ugatera agatebe, ukazinga turiya tuntu ukatuzinga, wenda ufite umwanya muri wikendi, ubundi rwose ukisuka. Umunsi wabonye umwanya ukisuka rwose. Niyo utakwisuka watwikoreye, washyira umuntu akagusuka, ukatumushyira noneho akagusuka, nimba utabishobora nyine. Muri kubibona rero, ndi muri urwo ruhande nyine, ngenda nshyiramo mbyegeranya, noneho ngumya nshyiramo n'ahandi hari imyanya, aho narangije gushyiramo hose n'imbere n'inyuma, mpita numva ahantu hameze nk'ahari umwanya cyane, nkongera nkahasubiramo, ngashyiramo, nkabicengezamo nyine. Munyihanganire ijwi ryanjye, narwaye ibicurane ariko nta kundi, ni ukumbabarira. Nuko rero imbere naho ndi kuhasuka, ndi kugeragezamo uko bimeze nyine, muri kubibona uko ndi kubikora. Ugashyiramo ka kantu k'agakoroshi, ushyiramo udusatsi twawe, ukamekinga shuwa ko wafunze kariya kantu k'agakoroshi, kubera ko udafunze ntabwo byabasha gucamo neza, yafata dukeya. Umekinga shuwa ko washyizemo udusatsi twose, warangiza ugafunga, ukayikurura ku rundi ruhande nyine, kugira ngo imisatsi yawe nyine imere neza.
kugira ngo bihure nyine, uri kubibona nyine ugakurura ku rundi ruhande noneho ukabiringaniza, ya nk'uko nyine ukabiringaniza, bitaringaniye nyine ntabwo byamera neza. Dore ni uko ukabiringaniza neza, imbere rero hagiye kurangira, ugumya ushyiramo utera aho ubona ahari imyanya, ukongera ugatera nimba ugifite imisatsi, gusa ugomba gukora imisatsi nyine ihagije myinshi kugira ngo bize gukunda nyine utaza kugushirana imisatsi kandi hasigayemo imyanya. Urumva rero ugomba gukora imisatsi ihagije, ugomba kuzinga imisatsi ihagije kugira ngo utaza kugushirana nyine. Dore nguko twarangije rero imisatsi yacu niyo rezilita ivuyemo, ngizo koroshi zacu ziri kari heya, imisatsi rwose izinze kandi rwose isa nka natirere rwose, abantu bose bagumya bambwira ni myiza, mfite imisatsi myiza, urabibona ko rwose, urabibona ko byoroshye kubikora, namwe rwose mwabikora. Murakoze, namwe muzambwira rero nimubikora uko byagenze, so mukore like, subscribe, share and comment, mutubwire ubutaha ukuntu twabigenza. Murakoze cyane.